mani buri uri umuhanga wakiga kubana n'abantu bose amahoro, kubera yuko ubuzima nta bara bugira. Uyu munsi uba uri umuntu umeze neza wishimanye na bagenzi bawe, mu gitondo abantu bakajya kumva ngo wapfuye. Uyu munsi uba ubyibushye umeze neza, urya neza, ewana umubiri wawe umeze fresh. Mu gitondo bakumva ngo uri mu bitaro wananutse wenda gupfa. Man nyine ubaye uri umuhanga wakiga kwishimira ibyo ufite, ndetse ukabasha kwishimira yuko ubuzima bwawe bugihagaze bumeze neza, ndetse ukanabishimira Imana, kubera yuko uyu munsi ni benshi cyane bifuza ubwo buzima wirirwa ukiniramo uko ubonye, wirirwa ugayanga ibi ntago mbifite. Man life is season bro. Nujya ubyuka ukabona ibintu bimeze neza, uraseka bigakunda, jya ntekereza yuko uba ugomba kubwira Imana mu ijambo rimwe ati wakoze, kubera yuko man uyu mwuka uhumeka ntabwo upesa my G. Hari abajeni benshi bari hariya hanze bameze nabi, niyo mpamvu uri umuhanga ntukajya ukoresha ibikangisha ukangisha abagenzi bawe, kwa yuko twese dufite umubiri. Dore n'uyu nta diyama iri mu muntu, nta zabi iri mu muntu, twese turemeshejwe amagufwa, inyama ndetse n'amaraso. Nta muntu rero wakagiye wikina ku wundi ngo yigire umuntu watanje yiremereze mu buzima, kwako ntagahora gahanze ntagahora gahanze. Abantu muri rusange bakagiye basengera umugozi umwe, ndetse bagashyigikirana muri byose, akugira ngo ubeho nyine uca intege bagenzi bawe, cyangwa se wumva yuko ufitiye urwango mugenzi wawe rudafite aho rushingiye. Man byibura niyo waba uri umugome cyangwa se waba ufite umutima mubi, wagatekereje yuko uriya muntu uri kugira ishyari cyangwa se uri gushaka gusenya afite amatwi, afite amaso, afite amazuru, afite umunwa nk'ibyo ufite, nk'ibyo mugenzi wawe afite, nk'ibyo mama wawe afite, barumuna wawe ndetse n'abandi bose. Duhujwe nuko turi abantu. So man, you have to respect kuba uri umuntu, ndetse ukanabyubahira n'abandi. Rero icyo nashaka kubabwira muri rusange ni uko ibi byose mubona turimo tugomba kubishimira Imana yo mu ijuru. Njya nkunda gutekereza sometime nkavuga ati ese ubundi umuntu abaye hate, ese ubundi umuntu abasha kubyuka ate, ese ubundi umuntu abasha guseka ate, kubera ko uyu munsi dufite abantu benshi babayeho mu mubabaro, ariko mushobora guhura mugaseka, ababaye inzu itishyuye, ibiki byose bimeze nabi mu rugo ari imbere, ariko umugabo agaseka, akabasha guseka, akabasha kwirengagiza ibibazo bye byose. Rero nako tuba dukwiye kuba, kubera yuko kimwe mu bintu ubuzima bwanyigishije yuko kubana neza ariyo mbuto ya mbere dukwiye kwera mbere yuko tujya no gusenga, mbere yuko tujya kwishushanya ngo turi gusaba Imana imbabazi, mbere yuko tujya kwishushanya imbere y'Imana ngo turi gutura. Tugomba kwerera imbuto bagenzi bacu, kandi natwe ubwacu tukaziyerera, kuko ntabwo uzigera umbwira yuko wagiye mu rusengero gusenga ngo uri gusaba Imana imbabazi ngo ibi n'ibi ngiye dufitanye bifu, dufitanye ikibazo, udashobora kuza mu bwati Derek mbabari. Kandi reka mbabwize ukuri, ubugabo butisubiyeho bubyara ububwa. Gusaba imbabazi ntabwo ari icyaha. Mbabwire yuko niba ufitanye ibibazo na mugenzi wawe, you have to be flexible, ukamwegera ukamubwira ati my G mbabarira, ibi bimeze gutya na gutya, Mana ubuzima bugakomeza, kubera ko twese dusangiye ipeti rya kimuntu murambibabwira. So rero ubuzima bwanyigisha yuko kwiyoroshya ndetse no kugenda gakeya ari byo bintu bya mbere kurusha ibindi byose tugomba gukora. Mugire ibihe byiza. Uyu munsi kari akantu numvaga ngomba kubagezaho, kataremere ndetse katarimo inyurabwenge nyinshi cyane. Mugire ibihe byiza na cyane Derek, umunsi mwiza.